Abakunzi ba M Devote Official tubifurije umugisha w'Imana, tubashimira uburyo mudushyigikira umunsi ku munsi, mukanda subscribe, share, like na comment. Imana ibahereza umugisha. Uyu munsi udasanzwe, twakiriye umutumirwa mwiza, pasiteri wacu, benshi musanzwe mumuzi, abandi ntabwo mumuzi. Niyo mpamvu tugiye kumuha ikaze kugira ngo atwibwire, adusuhuze, anadusangize ku byo yaje adupfunyikiye uyu munsi. Ni karibu, mukurikire kandi mwumve neza ijambo ry'Imana. Ni karibu pastor. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Abakurikiranye M Devote Official, turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro Imana itanga akomeze abe mu bo yishimira. Reka dushime Imana, dusenge maze tuganire ku ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Imana ishobora byose, tugushimiye kubw'umugambi wawe mwiza, tugushimiye uburyo urinda kandi ukabana natwe ko bwije nuko buke, tukagenda tubona neza yawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nyemerere muri uyu mwanya tubone ineza yawe, twumve ijwi ryawe, kugira ngo iri jambo rigere ku buzima bw'umuntu wese, rihindure umutima w'umuntu wese witeguye kumva no gushyira mu bikorwa icyo uvugana n'ubuzima bwe. Turagushimiye kubanye natwe kubw'icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu. Amen.